Hello again, Case Empire TV. Ndagushimiye wowe wakoze subscribe hano kuri Case Empire TV. Nkomeza kugushimira ko ukomeje kubana natwe hano kuri Case Empire TV. Nge rero nk'uko mubimenyereye ni Case mugiye kubana muri iki cyegeranyo wakibateguriye kandi akaba ari nawe ugiye kukibagezaho. Uyu munsi rero nkanjye Case nicaye ndareba nsanga nkwiye kubategurira ku nzozi zijyanye no kurota urya. Twakoze batubeshya ibintu byinshi ngiyo urose urya babenda kukoroga irose urya ibintu byinshi n'ibindi bintu byinshi cyane, yewe ukavuka cyase ukumva abantu benshi bahuriza ku kuvuga ngo uba wenda kukoroga. Ariko ibyo tugiye kubana hano akantu ku kandi, nkusaba gukurikirana video guhera itangiye kugeza irangiye. Ndaje ngusobanurire buri kantu kose kajyanye no kurota uri kurya. Yes, iyi ni Case Empire TV, nkwaye ikaze. Dore inzira zishobora kugaragara mu nzozi z'uko umuntu arimo kurya, hamwe n'uburyo bishobora kuba bisobanuye. Icyambere, kurota uri kurya wenyine. Ibi bishobora kugaragaza kwigunga cyangwa guhangayikishwa n'uko wiyumva uri wenyine mu buzima. Ibi bishobora kuba ikimenyetso cy'ibura ry'umubano cyangwa icyifuzo cyo kugira abandi mwisanzuraneho. Yes, ahangaha niba urota uri kurya wenyine bisobanuye ko wigunze cyangwa ufite ibibazo byinshi. Bibaye byiza wakisunga abantu mukajya muganira kugira ngo bakumare irungu. Ingingo ya kabiri ni ukurota uri kurya hamwe n'umuryango cyangwa inshuti. Ibi bishobora kugaragaza ibyishimo, ubumwe n'ubusabane. Kurya hamwe n'abandi byerekana ko ufitanye umubano mwiza n'abantu bagukikije kandi wumva ko uri mu muryango cyangwa mu nshuti. Yes, niba urose uri kurya usangira n'abandi bantu bisobanuye ko ubuzima bwa muri iyo minsi biri kugoyinga well. Ingingo ya gatatu ni ukurota urya ibiryo byiza. Yes, ibiryo byiza ukunda niba urose uri kubirya bishobora gusobanura ibyishimo, kunyurwa cyangwa kwishimira ubuzima. Ibi bishobora no kwerekana ko wumva ufite umutekano mu byiyumvo byawe cyangwa ubuzima bwawe. Yes, ahangaha rwose kurota uri kurya ibintu wumva ukunda ushaka ni ukurota neza cyane. Kurota urya ibiryo bibi, byangiritse cyangwa by'uburozi. Ibi bishobora kuba ibimenyetso by'uko hari ikintu kibangamiye mu buzima bwawe cyangwa cyaguhungabanyije. Byerekana ibibazo cyangwa ibyago ushobora kuba uhura nabyo nk'imihangayiko cyangwa guhangana n'ibintu bidashimishije. Yes, aha hantu iyi nzozi ni mbi kurota rwose urya ibiryo byanduye cyangwa biroze. N'ubundi urumva ko bihuza na kwa kundi twarose, twakuze twumva bavuga ko iyo urose uri kurya babenda kukoroga. Ibi bigaragaza ko ntago kurota urya every time meaning bisobanuye ko wagiye kukuroga. Oya, biterwa n'uburyo wagize gute wabirosemo. Gatanu ni ukurota urya cyane. Urya cyane, gufata ibiryo byinshi cyane, cyo bita kugwa ivutu. Bishobora gukoreshwa nk'ikimenyetso cy'uko hari ibyo wifuza kubona mu buzima cyangwa waba wumva ufite ibyifuzo byinshi bidashobora guhita byuzuzwa.
birashoboka kwerekana icyifuzo cyo guhuza ibyifuzo byinshi, nko kuba hari ibituzuye mu buzima bwawe. Gatandatu ni ukurota urya ibyo utari usanzwe urya, ibiryo bidasanzwe. Bishobora kuba bidasanzwe kuba ari byiza kurusha ibyo urya, cyangwa bikaba bidasanzwe kuba ari bibi kurusha ibyo urya. Bishobora gusobanura guhangana n'ibintu bishya cyangwa guhura n'ibintu utari usanzwe uzi. Byerekana kuba ushaka kugerageza ikintu gishya cyangwa gutinyuka inzira nshya mu buzima. Ahangaha rwose ni impinduka. Kurota urya ibintu bishya mu maso yawe ni impinduka mu buzima bwawe. 7, kurota urya mu ruhame, public eating. Bishobora kugaragaza ko wumva utewe isoni cyangwa ufite impungenge ku mico yawe imbere y'abandi. Ibi bishobora kwerekana ko hari ibyo wumva utisanzuyemo cyangwa ibijyanye no kwiyumva neza mu mibanire n'abandi. Ingingo ya 8 ni ukurota urya ibiryo bidahagije cyangwa ibiryo bike. Bishobora kugaragaza kwiyumva ko hari ibyo utabona bihagije mu buzima. Ushobora kuba wumva ufite icyuho cyangwa ibintu bituzuye mu buzima bwawe, yaba ari umubano, ubukungu cyangwa kwiyubakamo icyizere. 9 ni ukurota urya ibiryo bikomeye cyane, biruhije kurya, ucyagiye ukanje ukumva wapi ntibishoboka. Bishobora kugaragaza imbogamizi uhura nazo cyangwa ibibazo bigoye guhangana nabyo mu buzima bwawe. Bishobora no kwerekana ko hari ibintu bigoye ugomba gukemura, ariko ukaba ubona ibintu bikomeye. Ingingo ya 10 ari nayo ya nyuma ni ukurota urya mu birori, nko mu isabukuru y'amavuko cyangwa mu bukwe cyangwa se ahandi hantu mu birori cyangwa mu mihango runaka. Bishobora kugaragaza ko uri mu bihe by'ibyishimo cyangwa bihesha agaciro ibyo wagezeho. Ni ikimenyetso cyerekana gutera imbere cyangwa guhabwa umwanya mu buzima bwawe cyangwa mu bandi. Ingingo ya nyuma isoza ikiganiro cyangwa nka conclusion, izi nzozi nk'uko twazibabwiye ntabwo biba bisobanuye neza ko bihura 100%, biterwa n'ibihe usanzwe urimo muri iyo minsi. Ibi bisobanuro by'inzozi biterwa cyane n'ibyo wibuka cyangwa amarangamutima urimo, ndetse n'uko uhuza inzozi n'ubuzima bwawe bw'ukuri. Nkushimira wowe wakoze subscribe, twatangiranye iki kiganiro tukaba tukigeranye ku musozo. Nawe utarakora subscribe, nkusaba gukora subscribe. Ndagushimiye, Imana ikurinde. Njye mwabanaga ni Kasi, nkusaba gukora share na comment. Ciao, hasta la vista.